mbanje kugusuhuza wowe nshuti muvandimwe ufata umwanya wawe ugafungura iyi video. Ese nawe iyo uryamye mu ijoro ujya urota? Ese ujya ukanguka mu gitondo ukibaza ku byo waraye urose ariko ukabiburira ubusobanuro? Rimwe na rimwe ejo ukongera ukabirota, cyangwa se ejo bundi ukongera ukabirota, ugahora wibaza icyo izo nzozi zishaka kukubwira ariko ukabiburira ubusobanuro. Guhera uyu munsi kuva wageze ku Isheni TV, icyo kibazo cyarangiye. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe ukadukurikira witonze, ubundi tukakugezaho ubusobanuro butandukanye bw'inzozi abantu ku isi bakunze kurota. Ushobora kuba ufite inzozi zawe zihariye, wazitwandikira muri komenti tukazazigarukaho mu kiganiro cyacu gitaha. Uramutse wakunze iyi video, gukanda like ni inkunga ikomeye cyane. Mu kiganiro cyacu giheruka twakugejejeho ubusobanuro bw'inzozi tugera ku mwanya wa 11. Kuri uyu munsi twifuje gukomerezaho tugahera ku mwanya wa 12, aho dusanga kurota uhigwa cyangwa bakwirukankana. Nubwo wumva utewe ubwoba no guhigwa, nyamara abahanga bavuga ko izi nzozi ari nziza. Bazifata nk'ikimenyetso cyo kuguha akanyabugabo no guhangana n'ibibazo wabaga ugiye guhura nabyo. Izi zikaba zirotwa cyane n'abagore kurenza abagabo. Naho ku mwanya wa 13 w'izi nzozi turahasanga kurota ica inyuma uwo mwashakanye. Izi nzozi ntizivuze gucana inyuma bisanzwe, ahubwo zikubwira ko uwo mwashakanye ashize umutima cyane ku bindi bintu bitari wowe. Gusa bakomeza bavuga ko kutizerana bishobora kongera izi nzozi mu bakundana cyangwa se mu babana. Naho ku mwanya wa 14 turahasanga kurota wakerewe kubyuka. Izi nzozi ni ikimenyetso cy'uko wananiwe cyane, cyangwa se ibintu byakubanye byinshi mu mutwe bikakurenga. Zikaba rero zitanga gasopo zo kudatanga amasezerano utabasha kuzuza. Ku mwanya wa 15 turahasanga kurota uguruka. Ese nawe wigeze kurota uguruka? Izi ni inzozi zikumenyesha ko urimo kugenda wibohora ibintu byajyaga bikugira imbata cyangwa watinyaga gukora. Munyemerere vuba dusimbukiye ku mwanya wa 16, aho turasanga kurota watwaye inda cyangwa se watwise. Izi nzozi zerekana ko nyirazo afite ikibazo, cyangwa se afite ibitekerezo bisha n'imishinga misha yifuza gushira mu bikorwa. Niba ujya urota watwaye inda, nizere ko usobanukiwe. Ese wari warota uta umuhanda utwaye imodoka? Waba ufite imodoka cyangwa se utayifite? Izi ni inzozi dusanga ku mwanya wa 17. Kurota uta umuhanda utwaye imodoka. Izi ni inzozi ziguhitura ko ibintu wafashe nk'akamenyero bishobora kuzaguteza ikibazo mu minsi izaza mu gihe utabihaye agaciro. Ese nawe hari ibintu utitaho udaha agaciro? Niyo mpamvu igutera kurota utwaye imodoka ugata umuhanda. Mushimiye kudukurikira. Iyi ngiyi ni Isheni TV. Gukanda subscribe ni inkunga ikomeye cyane. Ese iyi video wayikunze? Ibuka gukanda like. Subscribe yawe ni inkunga ikomeye cyane. Njye gutegura iki kiganiro nkana kikugezaho nitwa Aime. Mwakoze kudukurikira.